none kandi nkunda gitare nkunda kuririmba umva kuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni rya babiri. ese sheri ntabwo urasoza gutegura icyayi ko mbona amasaha ari kugenda? nsa nkaho nashoje. Ngirira vuba pe akazi k'uyu munsi sinzi niba ndi bugasoze. Mari se wabura kugasoza shiri. Yo sheri ariko nawe mbona uhozaho. Muzaho nabura guhozaho gute se? uzi ko tugikundana nase ubu waranyanze. gerageza urukomeze rugwizimuwe nicyo ruhuriyeho naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya. oya ntabwo nakwanga mukunzi sinakwanga gute nakundana nuko ariko burana nifite ubwoba ariyo ngira ubwoba bw'uko rwose nitumara kubana uzanyanga. sheri none se kudafata umukati ngurya sheri ni wowe ubanza. Yewe okay noneho reka nze sheri kamaze numve zikaryoshye se. sheri ni ukuri wagateguye neza cyane ntabwo sheri banza sheri wowe ugira ngo nzicwe n'umubyibuho kubera ko makera. oya disi none se wapfa se humura ntacyo waba sheri ngaho rero ntabwo napfa uhari. akira umukati. uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. ako ubu wahamagara Grace nkareba ko ya nimero yayimpabona nubwo cyagiye yankatiye. sheri none se kutaba sindi kunywa se ahubwo ndi kugira ngo nkoreze ndakererwa ku kazi. akajyange kanjye kahoze kari byiza ako karanaryoshye mama. kararyoshye mba naguteguriye. nose kutaba nakwimye iki se? Grace vipi wana? harya ubona n'ubu ndaho kabisa. amakuru ya ya mazamu se cya gihe nigeze gucaho. amazamu ameze neza. aha si wanyimye nimero yose? hafi mani ntabwo nayikwimye. none se ubu wayimpaye basi nanjye nkirwanaho nkareba uko nigenza. ari amazamu urabona wajyamo? amfasha umuntu aragerageza nyine.
nagusunikiye muri message nye. mani kampe nzagura ntubizi se Nari ndakwizeye ko utandyamisha nawe. sawa rwose ubwo ndakabona mu kanya Aka message. sawa sheri akayi kameze neza n'ukuri sheri nakaye cyane icyayi akirabanza kushumira kararyoshye sheri kararyoshye rero kugaragara cyo ni uko nyuma y'iki gihe ndifuza kuzagukunda kurushaho. tuzakundana iteka ryose nyuma y'iki gihe gusa se no mu ijuru tuzakundana tuzajyana se tuzajyana koko akuze nkusize ntabwo wansiga sheri rero amasaha arimo kwihuta ndebera ishati nitegure nihute ndabona nakererewe. nta kibazo urakaze sheri kanjye kwikuzanira ndebera arasa akaba akoze umuti pe gusa ndamuhamagara akorekanye ngerageze ndebe Alo? Bite se? Umeze neza? muri bane ko tutabamenye se wibuka wa mutipe wigeze kugucaho uri kumwe na Grace nk'abapupera sha rero banyezeho abatipe benshi bya hatari ntabwo njyewe rero rwose nakwibuka ntabwo uri kunyibuka koko Oya ntabwo nakwibuka kuko icyo batunyuzeho. ubu se ibuka umutipe wigeze kubacaho wari wambaye rinete ntabwo uri kumwibuka rinete za fime afite na gitari ku rutugu ukuntu ni uwo nguwo nyine wari ufite afuro nyine ukuntu ni uwo nguwo nyine tu mumeze mute se shase amenya nzikura nazishakishije kugeza ubwo nzibonye nazirariye amajoro Nta kintu bitwaye mama. mumeze mute se Tumeze neza nyine. Ibyo ko navunitse. mwaravunitse Yego. ako buriya nta nubwo njya menya n'akazina kanyu burya nubwo cyagiye nabaciyeho nyine ariko ntabwo nigeze mbaza Grace ngo mwitwa bande None se zino numva ari ryo ngungana cyane. ndumva nshaka kurimenya naryo Uzaba urimenya. Ingenzi ni ukubanza ukamenya izina ryo nta kibazo uzarimenya. okay basi nta kibazo none se mutura hehe mutura hehe Urabishakira iki? ndajya nyine simwumviye se ko mwavunitse basi ndajya nzabasure pe ndumva mbishaka Ndumva mfite imwenda. zirahari nyinshi cyane ariko ntugire ni zimwe za bihehe ni impuhwe nziza nyine Ziraba atari za zindi za bihehe ariko. ntabwo ari iza bihehe mu Kinyonzo ubwo nyine ninza kubasura nzabaririza karitsiye cyangwa nabavugisha mukaza kumfata nahageze Wabanza
noneho nyuma yaho wajya muri izo karitsiye ukaba wamvugisha nta kibazo nakuyobora. Yego murakoze. Yego namwe murakoze cyane. Yego. Ese we uriya mutipe kari mwiza, mva naramukunze byahatari ahubwo uriya mutipe nk'ubu nkagira imana akazancurangira kuko nabonye afite gitari kandi nkunda gitare, nkunda kuririmba, umva njye natakayemo rwose. Nakoze mukunzi batumeze agashati sheri shana kuri nagaruka nagukumbuye pe. Nanjye ndamaze nagukumbuye. Nta nshuti nziza nka Yesu, nta nshuti nziza nkawe. Ariko uyu munsi waza kureba ukuntu najya gusura ya mazu y'amatsindara ko wenda yankorera umunsi kanyura vuba rero niba ntanyaruka nkajya kumureba. Mbanze nkore dushe ubundi itenyarukirayo. Ndebera Ese neza nagura wankumbuye. shana kuri kandi mbikubwiye. Wankumbura gake se cyangwa cyane? Ntabwo wabishyira ku munzani ngo ubibone pe, urumva ko ari kenshi gahagije. Ntacyo bitwaye. Sheri kanconguza uburyo umwete nihute kandi ntiwigunge, usigare wishime. Kumbura ndigunga biri. Oya sheri basi umvugishe kuri telefone niba wumva ugiye kwigunga. Ntabwo se uri bwice akazi. Oya uko biri kose niyo kapfa ariho hari imvuga na sheri wanyise hari ikibazo ariko ntabwo kapfa cyane. Sheri maze rero usigare neza kanjye ku kazi kabandi. Urakoze bye. Ego ariko wabanza nkamuvugisha nkamenya ko ari kuboneka. Mbanze muhamagare ntawamenya iby'abantu.
Alo? Nari nageze hahandi mwambwiye mu Kinyonzo. Nari nageze hahandi mwambwiye mu Kinyonzo, nagira ngo munyobore. Nari mpageze rwose. None yivu. Njye natakayemo rwose.